Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza mwe mudahema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Mbarusha Mining TV. Uyu munsi ni itariki 25 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Hari amakuru yasirikiriye cyane no mu mbuga za WhatsApp ejo ku munsi washize ku itariki 24 z'ukwezi kwa 11. Ngira ngo iyi foto mwese iri kuri screen abantu benshi yabagezeho, nanjye barayinyoherereje cyane abantu barayinyoherereje cyane, ariko bari kumbwira ati se koko ku gihe cya Open Mainnet exchange zitazivaho, Pi zaguriye ku ma exchange nta kintu zizamara, AI zahita zitandukanye, system zitandukanye izisubize muri exchange. Izazisubiza muri exchange gute muvuga ko exchange zizaba zamaze gukurwaho? Icyo ni ikibazo nanone ugomba kwibaza. Niyo mpamvu urambanje nka Mbarusha Mining TV ngo mbitangeho umucyo hakiri kare, ibintu bigishoboka, amahirwe agihari. Kubera ko aya mahirwe turi kubona uyu munsi wa none, bamwe na bamwe muri guca amazi abandi bakayitesha, ni amahirwe twahawe n'ubuyobozi bw'uyu mushinga wa Pi Network avuye muri Core Team. So nk'uko mubibona ndi muri chati ya rya faranga ryacu rya Pi Network. Ngira ngo muri kugira ute, muri kubibona nibwo nkihagera. Mbere na mbere wicara iki kintu kizi. Niyo mpamvu kandi twasigaye inyuma, iteka ryose usanga turi n'inyuma mu bintu bya cryptocurrency. Nitwe tugenda twisubiza inyuma kenshi. Kubera iki? Kugendera ku makuru y'ibihuha, kutareba ibintu bya nyabyo cyangwa biririyo, ahubwo ugashaka kumva cyangwa ugashaka ko wumva ibintu wishakira kumva bidafite iyo bijya n'iyo biva. Ikintu cyo ndi bukubwizeho ukuri, njye sinjya nca ibintu ku ruhande. Nitugira umugisha iyi Pi coin yacu ikaba successful nk'uko tubyifuza, ahantu hose uzaba ufite Pi, ndakubwiza ukuri iyo Pi izaba ifite agaciro. Ubwo icyo kintu ngerageje kugitangaho umucyo. Uyu munsi wa none intambara cyangwa ibibazo Pi iri gucamo, cyangwa uburyo cyangwa inzira irimo, ni inzira zose cyangwa ni inzira amacoin cyangwa amakiributo yose uzi akomeye uyu munsi wa none yanyuzemo, yanyuzemo. Icyo nacyo ngerageje kugira ute kukivuga. Uyu munsi ushobora kuba uri kubona twarabonye amahirwe yo kubona rino faranga ku ma eshangeri, tukanibonera amahirwe yo kurigura byibura wenda ukaryibika, haba muri eshangeri, wazigura kuri eshangeri ukazohereza muri application ya Pi Network muri wallet yawe, wazikura muri wallet yawe ukazibika muri eshangeri. Ibyo byose nkubwije ukuri ko nta kibazo na kimwe bizateza. Hanyuma mbibariza akabazo, ukeka ko Pi ziri kuri exchange zitamayininzwe? Munsubize muri comment. Hanyuma hari umuntu uzavuga ati ngiye Pi zanjye umutekano muri Pi wallet sinkwizeye, reka nzimure mfate wenda nimba ari Pi 500, wenda mvuze nyinshi kubera ko ari n'abantu batabazifite, wenda nimba ari Pi zanjye 50 ziri muri Pi wallet kandi umutekano sinkwizeye, reka nzikureyo nzohereze kuri exchange. Ni wowe ubyikoreye, okay? Ngira ngo turi kugendana. Kuri exchange yawe hariho 0, ufashe za Pi 50 uzohereje kuri exchange. Urongera uratekereje, burya umutekano wanjye kandi za Pi wohereje nizo wamayininze, umutekano wa account yanjye yo muri Pi Network nsanze ari muzima. Wongera urazifashe uzikuye kuri exchange, uzisubije muri Pi wallet yawe, ni za Pi zawe. Hanyuma umuntu arajaho ati izo Pi nta mumaro, AI izahita zitandukanya, zataye agaciro, zataye ubuziranenge. Ibyo byose wenda mureke nyine tuye tumena umuceri, kubera ko nimwe mwatumye tumena umuceri. Ubwo bwose ni ubumenyi buke mu bintu bya cryptocurrency. Umuntu wese uzakubwira ibyo bintu ujye umenya ko burya agifite ibintu byinshi byo kwiga. Wenda niwo byikoreye, ufashe Pi 50 cyangwa Pi 100 uzikuye muri Pi wallet yawe, ubaye uzisize nko muri exchange, wongeye uzikuye muri exchange uzisubije muri Pi wallet yawe.
araje akumvishije uburyo ki izo pi nta gaciro na gato zifite. Aho hantu naho muhatekereze, munansubize muri komenti z'iyi videwo. Ikindi cya kabiri, pi z'ibicupuri ntizishobora kujya kuri wallet yawe cyangwa kuri available balance ya pi yawe. Icyo ni icya kabiri. Munsubize muri komenti ndi kuvuga nimba ndi kubabeshya. Pi z'ibicupuri ntizishobora kujya kuri wallet yawe. Icya gatatu, reka tureke wenda twirengagize, reka twemere ko utayimayininze. Reka twemere ko utayimayininze. Hanyuma muri ecosystem ni hehe? Ecosystem ni hariya muri kuri available balance, hariya ni muri ecosystem. Deje wamaze kwinjira muri pi yawe nyirizina. Nimba ushobora gufata pi ukuye kuri exchange, reka twemere, ndabasubiza kuri etape ya 4, turi kuri 3. Reka twemere ufashe pi imwe wakuye kuri exchange, ntuzi nimba warayimayininze, sibyo? Ntago ari wowe wenda wayohereje. Igihe kirageze ko pi zawe uzishyira kuri available balance. Wifashishije pi imwe cyangwa uduce tw'udupi, wenda wabuze umuntu uziguhereza wazimayininze da, uzikuye kuri exchange, uzoreje muri pi browser yawe kuri available balance. Izajyaho, izagufasha kwimura za pi zawe, nimba ari 100 cyangwa nimba ari 20, uhizite zijya kuri available balance. Wenda tubare ko zise ziba 21. Ya pi imwe uzayibwirwa n'iki? Ya pi imwe uzayibwirwa n'iki? Ni kuri etape ya 3, ubu uraza avuga ngo AI ngo izahita bitandukanye. Ni mukanguke mujijuke, kubera ko AI se yahozeho. AI ni mukanguke muve mu bintu nk'ibyo ngibyo by'ubuyobe. Ejo pita kugerana ku madolari 10 cyangwa amadolari 50, ugasigara uri kwifata ku munwa, kandi ibintu twaragiye tubitangaho umucyo. Iyo ni point ya 3. Hanyuma kuri 4 nabonye aho gati ngo exchange ngo zizahita zivaho, ngo abantu baguze pi ngo kuri external. Pi zose kuri etape ya 4 niho ngeze. Pi zose uyu munsi wa none ubona zifite agaciro. Zose uyu munsi wa none tuvugana ku itariki 25. Wenda nimba pi igeze ahangaha muri kubona, pi zose uri kubona ni pi zamayininzwe. Ni pi zamayininzwe. Umubare w'amapi ari gusirikira arazwi. Ni pi zamayininzwe. Icyo wicara ukiza. Nuvuga ngo uramutse pi wenda yaramutse abonetse nk'abashoramari bafite amafaranga, nk'abashoramari 10, bakagenda bakagura ziriya pi zose ziri ku ma échangeur, wajya ujya kuri échangeur ugasanga hariho 0 pi. Cyo ugasanga nimba ariho n'udupi dukeya, ugasanga utwo dupi kutubona ni nk'amadolari nka 30 kuba wagira ute watubona. Nimba baziguza zigashira, deja itizamuka ikagira agaciro. Kandi umushoramari ntashobora kuza ngo agure pi akibona zikiboneka cyangwa zikimayininga wenda ngo abe yagira ute yazimara. Ariko ndabwira ko umunsi umwe abantu muzatungurwa. Iki kintu nagiraga ngo ngitangeho umucyo. Nimba ushaka kwigurira imari, jya kuri échangeur wigura udupi twawe 10, waturekeraho, watwereza muri ecosystem. Izo pi ndakubwiza ukuri zazifite agaciro. Kuri 5, abantu mwakoze action domain cyangwa mwinjiye mu bikorwa bya auction domain, nkabira bintu bya ma website, munsubize mwakoresheje pi zivuye he? Hanyuma hariya ni muri ecosystem cyangwa ni muri exchange byaberaga inyuma? Munsubize ibyo bintu mubinsubize. Nababwiye ko pi z'ibicupuri zidashobora gukoreshwa ngo uzibone kuri available balance. Hanyuma nanababwiye ko pi zamayininzwe cyangwa pi ziri hanze zirazwi. Izo pi zirazwi. Umuntu naza avuga ati ngo pi ngo bikini nakazi kanyu. Ubwo ngiye mba ngerageje kubitangaho umucyo, kandi nge sinjya nca ku ruhande. Oya, ntabwo nzi kuryoshya sinzi. Oya, nge nkubwira ibintu biriho kandi bigaragara. Ibyo kuza mvuga ngo igiciro ngo cyemejwe kitemejwe, ntabwo ibyo njya mbikozwa ngiye burya.
nabwiye ko twese dushyigikira G7 nta muntu n'umwe udashyigikira kari agaciro k'ibihumbi 314 ariko wakubwira nk'amapi mfite wenda nko kuri available balance cyangwa nka pi na mininze, hanyuma se ubwo izo pi nge na mininze nimba zigera wenda izo na mininze zose, ariko menya ngo ni nyinshi pe. Ubwo se ninjye utakishimira kubona pi yageze mu bihumbi niyo yagera mu madolari 10 byambabaza si hageze cyane, ibintu byanshimisha. Ariko igihe bitaraba sinshobora kuza ngo gati ibi bintu ngo byemejwe bitemejwe. Ariko ibi bintu nitugomeza kubigenderaho by'umwihariko muri East Africa cyangwa muri ibihugu byacu, iteka ryose tuzahora dusigara inyuma mu bintu bya kiributo. Ubu ni ubumenyi buke cyane, ni ubumenyi buke cyane bushobora kukudindiza bukagusubiza inyuma ntihagire n'aho ugera. Nimba wenda ushobora ubu ni ubumenyi, niyo mpamvu mvuze amagambo nk'aya ngaya akomeye. Nta n'ibintu ubundi sinsanzwe nca ku ruhande, ariko hari igihe nca ku ruhande wenda gake, ariko iyo byabaye ngombwa dutanga umucyo usobanutse. Ibintu byose nababwiye muze kunsubiza muri commentaire, mumbwira ati ahangaha watubeshye rwose noneho nawe, cyangwa ahangaha watubwije ukuri, cyangwa nge sinemeranywa nawe, AI izazitandukanya, nge sinemeranywa nawe, ibiciro azaba ari 2, nge sinemeranywa nawe, bizagenda gutya na gutya, exchanges zizahita zivaho, nge sinemeranywa nawe, pi ziri kuri exchange ntabwo zamayininzwe. Hanyuma zavuye hehe nimba zitaramayinenzwe? Ukeka ko Total Supply itazi? Ukeka ko pi ziri muri circulation kuba team ya Pi Network itazizi? Nimuze kumfasha mugira ute munsubize. Ndi gusoza mara abantu impungenge. Nimba ushaka kwigurira pi cyangwa sidra cyangwa ruby, zigure. Nimba ushaka kuzigurisha, zigurishe ubone amafaranga. Ndi gusoza nimba mwibuka neza, ibi bintu byabujije abantu benshi kwibonera amafaranga. Rimwe na rimwe ngati nugura pi konti yawe leta itwikwa. Murabizi imbere ya Open Network se abaziguze konti zabo barazitwitse. Ubu se abaziguze se abantu b'abakire dufite uyu munsi wa none, nimudakanguka ngo muve muri ibintu by'ubuyobe nk'ubu ngubu, ndakubwiza ukuri ko muzasigara inyuma cyane. Kandi nanone kakaneka nkavuga bariya cyangwa twe tubabwira ngo izi pi ngo zamayininzwe, ngo izi pi ziri kuri eshangeri ngo zizaba zitandukanye. Baraba bivuga cyangwa twe tubivuga. Twe turazigura ku ruhande tukicara tuzifite, tukabihora twomeza tugira ute. Udashoboye kuba yazigura cyangwa wa undi w'umunyabwoba akagira ute akabyihorera. Ubu pi iramutse igeze ku madolari 20 hano kuri eshangeri, wajya kumva ngo mugende muzigure ngo mube muzifite, waranze kuyigura iri muri 0.2 by'idolari. Ubwo rero ngerageje gutanga umucyo usobanutse, ntagire umuntu wongera kuza kumpereza kara gafoto inbox, ntagire umuntu wongera kuza kumpa kara gafoto inbox, hanyuma umuntu babwira ngo igiciro ngo cyabaye confirmed bakemejwe. Oya, ntabwo ibyo bintu biraba. Nabwira ko byemejwe umuhereze pi 10, byibura kwira amadolari 100 abazifite izo pi. Kubera ko iyo mwashatse ko ibintu tubishyira ku karubanda, tubishyira ku karubanda nyine, niko bigomba kugenda. Hano ni kuri YouTube amakuru agomba kugera ku muntu wari we wese. Nimba nawe bavuze ko pi gutya na gutya, naye ndabivuze sasa. Nimba bavuze ko byabaye confirmed cyangwa byemejwe bitandukanye n'izo kuri eshangeri, wowe fata udupi kandi uratumwohereza tugere kuri available balance. Nashaka kwihere ku idolari 1 urebe kazifata. Hanyuma natazifata umubaze impamvu ki atari kuzifata, cyangwa nafata izo wimayiningi ku giti cyawe umuhereze pi imwe gati unyihere amadolari 10 barebe ko yaguhereza. So nimukanguke mujijuke, ibi bintu bisaba ubwenge bwinshi. Iyo utarebye kure urasigara mu bintu bya cryptocurrency, urasigara. Nk'aya makuru muba muri kubona ari guserekira ntiwayabona mu bihugu bya Nigeria, kubera ko ni amakuru y'amafuti ya fake cyane, ya fake ariko
ni fake news izi ngizi rwose, fake news. Reka mbareke rero mukomeze mugire ibi byiza hano kuri Mbarusha Mining TV. Igihe cyose tubonye update tuzadukora ishoka byose ayo makuru cyangwa izo update cyangwa iyo update muyibonere mu bantu ba mbere. Ciao ciao, ndabakunda cyane.